Igitaramo nyarwanda ni umwanya washyiriweho kwimakaza umuco mwiza wa kinyarwanda kuri Radio Rwanda. Narigabanye ku rugamba rivuganye ivangura abaroza amakenga rugamba bimanguza na imeri. Turari inkera kandi twiga. Ku nkiko y'ibirunga ku mwaro w'ikivu ku manga y'ababisha narasanye uko ingoma ishaka ndasa imyambi y'akarindagiza mpakora ibikwiye abagabo. Ururimi rw'ikinyarwanda nk'ingobyi y'umuco rubumbatirirwa rugatozwa bato n'abakuru. Amahoro n'amahirwe kuri mwe mwese inshuti bakunze ba Radio Rwanda. Tudashidikanya rwose ko mukomeje kugubwa neza muri uku kwezi kwiza kwa Nyakanga kanga mabuguma kwezi ko kwibohora. Urahunza akagibwa muraho neza ko twaherukana gakera muri kamena amasekuru. Kari twerukana gakera muri kamena amasekuru. Rihambere rwose twayamenaguraga cyane nivyo. harya iwanyu naherekera. Iwacu se ugira ngo si mu Kinyaga. Wanyu mu Kinyaga mbese hahoze bahitaga ngo baravuga ngo ni nyuma y'ishyamba, bahitaga nyuma y'ishyamba kubera amateka na Nyamasheke. Reka dusuze abantu batwumvira hariya Rusizi na Nyamasheke. Iyo wageze ari kugira ngo ugeze mu kindi gihugu hari umujyi mwiza wa Rusizi. Buri abantu inshuti bakunze ba Radio Rwanda, iki gihugu cyacu buri ni kinini, igihugu cya rutura. Hari umuhanzi umwe witwa Sengiyaremye Mariko niwe waririmbye ngo abakugaye ubuto nyine barya bashaka kukurya, abashaka kugira ibyo bakuryana bagakwita muto bagamije kukurya. Uru Rwanda ni runini, ni gitangaza, ni igihugu cya rutura cyane. Kubera ko igihugu cya rutura bikomeye cyane kuko iyo ugeze aho ngaho Rusizi ukabona umujyi, ukabona amagorofa, uragenda Rwanda wariyubatse. Rero muri uku kwezi ko kwibohora inshuti bakunze ba Radio Rwanda, ibyo bintu mujye muhishimira. Mumenye ko u Rwanda rudadiye ndetse ko taragafuka imvugo rimwe. Arakareka niko bimeze. Twenyine je nakajibwami byatangiye yimenyereza umwuga w'itangazamakuru, ariko ntumaze kubukamirikara. Ibyimbo birimo neza. Ibyimbo birimo neza. Bimwe na bimwe nabyikorera. Ega ntago waza hanga ngo utayimbuko. Hano ni bishoboka. Nabwo abanyamakuru. Bakunze ba Radio Rwanda reka mbabwire ko rero muri uku kwezi kwiza ko kwibohora n'ubundi dukomeje kwizihiranwa namwe ducinya akadiho. Mwarabyumvise ibiganiro byinshi birimo ubutasi bwinshi. Uyu munsi rero nta butasi burimo, twabatumiriye itorero ryitwa abashyize hamwe ryo mu murenge wa Mushishiro mu karere ka Muhanga. Ubwo rero abatwumvira hari Muhanga, abatwumvira hari ya Ruhango, abari Ruhango yanashaka kuvuga iriya mirenge hari za Nyarusange, abatwumvira kundiza hari za Shyogwe, abari muri Rongi, abari Nyabinoni, abatwumvira za Rugenda bare abi Muhanga bose ndabagira ngo iki gitaramo mukiyumvemo rwose. Ni itorero baravuze muri benshi, bati turi benshi ariko ntabwo dushobora kuza. Nose mushobora kuza muri bake mugataramira abanyarwanda, bati twebwe turabatigaye ubuke kandi tuzaza muzatubona. Maze rero abashyize hamwe mumeze neza. Tumeze neza cyane. Ariko umukuru muri mwe ni buriya mubyeyi mama harya ngo witwa nde wowe? Ndi mutima w'urugo, ndi Nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, sinzatesha agaciro wakanshubije. Amazina ni Mukaribagiza Vestina, waturutse mu karere ka Muhanga, umurenge ni Mushishiro, akagari ni Matyazo, umudugudu ni Gatabo. Abo muri Gataba rero mwumve ko Mukaribagiza yageze ahangaha ari kumwe n'abahungu n'abakobwa bakiri bato, ariko aravuga ati genda umutoza, jewe ndi mutoza butwi, ndagira ngo mudukubitire ibihangano byiza bibiri tugaruke. Nitwumva bibiri biryoshye ndabareka mushireho nka bine. Twagiye twatimburanye bako. Yemwe ntore mwe muri bande turabashyize hamwe turabesa mihigo, mwaje gukora iki muraturuka hehe? Tuzanye indirimbo
abakari baje mukabaha amashyi bano bantu rwose kagibwa Amerika ro nkubwire inshuti yanjye buriya urabizi tugeze dukunda gutumira amatorero nyine bafite ibigwi cyane yo hejuru y'iyo bafite ibihangano nyine rusange ubona isa ari kureba ariko ibihangano nyine by'umwimerere nyine by'imushishiro abatuye aho ngaho hafi paruwasi ya Mushishirora yego ubwo mperukayo nanyuze Nyarusange ndagenda ngira muri kuri paruwase ya Mushishiro hari Bikira Mariya w'imushishiro hano gucya mu marembo ya kiliziya ndahabona ariko murumva ko mazi abantu b'imushishiro baravuga bati rwose ibyo ni iby'iwacu kandi rero buriya twakunze Radio Rwanda ibyo bihangano by'umwimerere nibyo tuba dukeneye urumva atari biri abahanzi bose baba bahuriyeho usanga byabaye rusange byabaye nk'akarima ka rusange buri wese nabyo kubimenya ni byiza ariko ibi ngibi kagira umwihariko bagira ati urukangaruke imbavu ngo zamusasira gasuna ngo urukangaruke imbavu ariko mama mukari bagiza reka tugarutse no kuri iyo ngingo ko mwaboshye imisami mukaboha n'ibirago ubundi hagati y'ubusuna n'ubukangaga harimo itandukaniro cyane ku buryo ubusuna ariko bwabaga ari bwiza yego butese itandukaniro ritandukanya urukangaga ndetse n'ubusuna hari ababuzi ku izina ry'ubugugu yego abatazi ubusuna bari bwumva ubugugu bahite bumva icyo ari cyo yego ubusuna ni utwatsi twiza uhonda tukanoga ukuntu ntitujagarare iyo uboshye turarambika ntabwo twigera duhagarara noneho urukangaga niyo wagiye kuruca no kwitonda rugira gutya rukagukata intoki rimwe gusa ni nk'urubingo iyo wibeshye rero ukaruhonda ntirunoge ngo za mbavu zarwo uzinoze iyo uhindukiye ruragukata kuko umuntu abuhatanaga uba ugomba kugenda utwegeranya kugira ngo ukureho ubwo bugi bwarwo yego ubwo iyo utarwegeranyije iyo uhindukiye ruragukata ariko kera tukiga mu mashuri abanza ndabyibuka urumva ni kera Kagibwami nogire ngo murumva ni kera mbere y'imyaka 30 ishize ubwo nibwo ngiye niga mu mashuri abanza urumva imyaka 30 irenga hafi n'ingari urumva icyo gihe rero hari abana babaga bavuka mu miryango nyine imwe n'imwe ugasanga umwana uko yakabyutse mu gitondo injishi z'imisambi ziri hano ziri kwitamo aho ngaho wumva neza uburyo urukangaga rukeba wabonaga nyine injishi zamwiranzeho neza mu misaya ubwo ni kwa kunda abana babyukaga uko yakabyuka biruka yakererewe abaduka n'udakaye abo nk'abana bavutse mu misozi mu nshuti bakuze ba Radio Rwanda buri u Rwanda bajya bavuga kwibohora mujye mubyumva neza murabizi ibintu bya nyakatsi yo kuburi na nyakatsi yo kunzu hejuru abana baviyongiye mu misozi mu mibyuko epiyongiye abantu bataramenya gutura ku midugudu ugasanga n'umusambo mbarwa oya siyo kimisa oya si icyo cyo kuma uwo mwana akabyuka atyo ari munyure mu rume mu kime aje kwiga akanyuzamo agakaraba mu maso hanyuma akaziraho nta mihanda ijyaho kandi bari batuye mu mibande yego byiza byo gutura ku midugudu ibyo ngiye nabyo birimo ivyo n'ibindi abanyarwanda bibohoye ni ongera turagaruka mu kanya nshuti bakunze ba Radio Rwanda nababwiye nti nimutubwira nibiwanya aho ngaho hari amatorero mutwandikire ku rubuga rwacu rwa Facebook rw'amashusho hanyuma mwitegure namwe muzaze hano mwigabe nkuko bashyize hamwe b'imushishiro babaje kurasuba hano kujuru rya Kamonyi si mu ntambwe 18 wa mugane wa musaza muboneza Frederico ubuse hirya hanga mu bumbogo bwa Nkuzu uzusi hafi aha no ku isoko y'u Rwanda ubuse naramanye n'itorero ryo mu bumbogo ku isoko y'u Rwanda byangwa cyangwa batwumvira ifumbwe abari hano za ajya hano uyu murenge wa murenge bajyaga bakunda gusobanura muri filime bavuga ngo Nyaka ajya bahita ngo iki uyu murenge wo hano hirya mu karere ka Rwamagana hirya hangaha hafi na Muyumbu Nyakariro Nyakariro nyakwigendera yanga no yakunda kuvuga ngo Nyakariro nyine yavuga ngo ni mu cyaro abantu bangu bavyegereje imitima cyane baravuga ati ariko uwo muntu udusebereza umurenge azazagera iwacu aharebe byaje kuba ikibazo ariko yagira ati icyo cyararangiye ni ibyakira bongere batamike rwose yewe mwari we
ibihangano ni byinshi ibyo yakoze ba Radio Rwanda ariko wabyumvise barakubwira araho yavuze ariko niba ari uko turi mu mpeshyi mu gihe gitaba mu bukwe bwinshi niko yemwe Mukariwagi ariko murabashingira abakobwa numvise bafite amahirwe yo kuba bari kumva nyirasenge cyangwa se nyina wabo ahangaha kuki mwumvitaho cyane ibintu byo kushinga ingo byo kubaka ingo impamvu twibanze ku muco w'abajya gushyingirwa cyane cyane abakobwa kera barahanwaga yego umwana w'umukobwa iyo yabaga amaze gufatirwa irembo yatangiraga kwegera nyirasenge yego akamusura kenshi gashoboka igihe cyo kuvuga ngo bamaze gukwa kera ho kwari ugutebutsa umukobwa yatangiraga kubaza nyirasenge uko urugo rwubakwa nyirasenge w'umukobwa nawe akamuba bugufi icyo gihe nyirasenge yamubwira uko zubakwa adakebereje hari imvugo zikunze kubaho iki gihe bakamubwira ngo niko zubakwa sha mwana wanjye nyina yatangira kumwigisha ibyo ngibyo nyirasenge mu muco wa kinyarwanda umukobwa iyo yaganaga nyirasenge amubaza uko urugo rwubakwa yabanzaga kumubwira uburyo umukobwa mbere ya byose ategura ku busaswa ubwo uko basasa by'imikanga gakabyitaho n'ubusuna yego akamubwira ati mwana wanjye ugiye kubaka urugo rwawe kandi ntituzajyana bimwe nasaga nkasanga warambije hasi reka ntuzongere kumwe wajya kuryama ushinze amavi reka ntibizabeho mukobwa wanjye kumwe wajya kuryama ukikubaka ubukigira nk'akabiyi hoya ndaguhannye uwo usanze umwubahe wibuke ko ari umugabo ugomba gupfumbatwa ni umuco wa kinyarwanda yego umukobwa nawe akamubaza atese ningerayo masenge ngasanga wa mugabo aryamye ahinnye amavi nzabyitwaramo nte agahindukira akamubwira ati mukobwa wanjye rero nguhanure nusanga aryama ashinze amavi ndakuyamye ntuzamuhe rubanda niho ahera amubwira ati ndaguhannye nusanga ari umugabo urya yicuye ndagusabye ntuzakomere ariko kandi ngo abagabo ariko kera babagabo bose baracyabahora abagabo barya bicuye no mu rukerera ntabwo mbizi gusa mu muco wa kinyarwanda nuko twahanwaga tubwirwa ariko se ubwo mugabo yabaga yaryamye atariye ubwo byabaga byagenze bitera kera ni ukuvuga ngo nimba harabagaho inzara nyinshi njye ariko ni nako nabivuga hashobora kuba harabagaho inzara nyinshi ariko inzara zo zabayeho zaruzagayura zakayihura za rumanura imbaba hariho niyo bavuze ngo yiswe ngo kera rero ngo nta mugabo wegeraga igikoni iyo yageraga igikoni yabaga yarangije kuba igisambo noneho hakabaho ubwo umugabo yumva ko ashonje batetse igikoma ariko igikoma ngo cyari icy'abana ariko umugabo akavuga kiriya gikoma ndakinywa ndera noneho kubera ko ashonje yabona umugore ahuze agasoma kuri cya gikoma kirimo n'ikiri mu nda kikaba kiramukoza yamara gusomaho yasoma kikamukora umugore yaza ati burya umugabo nashatse ni igisambo ariko mu by'ukuri ashobora kuba ari ubusambo cyangwa nuko yabaga cyatavugisha ukuri ati muteke igikoma cyinshi twese tunywe yari umuco w'ubupfura byangije baravuga ngo umugabo unywa igikoma ngo ntamenye igikoma ngo niyanywa isukari ntamenya ko isuka yashize mu rugo ntabwo amenya ko isuka yabaye ifuni isuka ikiri umujyojo ni cya gisuka iba ari nshya ntabwo reka turarinyera kandi twiga abanyarwanda iyi isuka ari nshya bayita umujyojo yayindi mpamvu uvuye kugura mbese utarayigurikira bayita umujyojo noneho iyo ikiva mu mashashi hari ababyita gutyo yego cyangwa ikiva mu ishashi mu ndika tubyite dutyo noneho iyo suka rero iyo bamaze kuhingisha agasigara kakandi gutya niko bita agafuni yego ariko murabashingira koko ngo umugabo yanze kurya no kunywa ngo ari mu bikingi by'amarira umuhungu wa kera rero kubera ko ntaho yabaga yahuriye n'umukobwa we habaga habaranga akaba ari bo babahuza mu ruhande rwabo ku mukobwa habaga y'umuranga ku muhungu hakaba y'umuranga umuhungu akaganiriza iwabo w'umukobwa bakaganiriza umukobwa igisubizo bakuye ku mukobwa bakagiha umuranga akagishyira
aho kubamutumye. Niyo mpamvu rero iyo yabaga yagiye kuzana umugore we ari ku marembo mutegereje, habagaho izo mvugo zo gusohora umukobwa. Kera barariraga bagahogora kuko yabaga agiye mu muryango atazi, atigeze abonana na wa muhungu, nta naho basangiriye. Avuga ati ese mama iyo ari yaratapfuna cyangwa amiriraho. Gusohoka mu nzu bikaba ingorabahizi. Gusa umukobwa ntabwo yabaga yaravukanye n'abasaza be ngo arebe nibura barebereho, ariko kubanza kubaka urugo byari ibintu bibaze. Niyo mpamvu n'iki gihe abantu babitinya, abantu bakabyihorera rwose. Urakoze cyane. Abakobwa ba kera ntago batinyukaga kujya kurebuzwa abasaza babo. Abo bo bajyana no mu madushe bakoga kuko ari iterambere. Ariko kera ntabwo byabaga. Ariko kera ntibyabaga. Ntabwo umugore ashobora kujya muri dushe mu rwogero nta n'umuhungu wakagombye gukubita igitsina kobwa amaso, kirazira. Cyabaga ari amahano. Ndakize yakuye kirazira ra. Urabivuga abantu bakobwa bose bagaseka, bose bagazijya muri pfunsi. Urakoze. Haraho yavuze ngo umuco nyarwanda nta kuhiga, ati kandi muhoberane muhuze imisaya yombi. Ariko akantu ko kuhuza imisaya yombi hambere kubaza byari ibintu bikomeye cyane. Byari ngombwa ko bahana ibiri. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya kera umukobwa iyo yabaga yagiye kuramukanya ubwo nabande kwa sebukwe. Iyo yabaga yagiye kuramukanya kwa sebukwe ntago yajyaga kubanza kuramutsa umuhungu, kirazira. Oya, kumwe bavuga ngo uyu munsi bagiye kurya urugo, bavuye mu rukiko none bagiye kurya urugo, ubu niko babyita. Bo babyitaga ko yagiye kuramukanya, yagiye kuramutsa kwa sebukwe. Uyanyu bagita kurya urugo, ubu niko babyita. Yego, ngo yagiye kurya urugo. Yego. Ariko ubwo wasanga ari umwihariko w'iwanyu Mushishiro cyangwa Muhanga. Abantu baze kutwandikira batubwire. Iyo umukobwa yamaze gusabwa bavuye mu rukiko, iyo bavuye mu rukiko arataha bagakora ibyo bagomba gukora, bugacya cyangwa akarenza iminsi runaka akajya iwabo w'umuhungu. Yamara kujya iwabo w'umuhungu, ubwo iwabo w'umuhungu nabo baba bamwiteguye, bakishimana n'umukazana wabo uje mu urwo rugo. Ubwo abategereje igihe cyo gusezerana kwa padiri cyangwa kwa pasiteri. Kera rero babyitaga kuramutsa ababyeyi. Ibyo bikorwa hasoje gusaba no gukwa. Oya, bavuye mu rukiko gusezerana imbere y'amategeko. Yego, mu murenge. Bavuye gusezerana mu murenge. Bakabyita kurya urugo. Ndumva ashaka ari umwihariko muri Mushishiro kuko iyo nyito n'ubwa mbere nyumvise. Birashoboka ko ari ubwa mbere. Ubwa mbere byumvise rwose. Abadukurikiye ku mbuga zigiye zitandukanye za Radio Rwanda baratubwira nabo nimba ariko babyita cyangwa bifite indi nyito. Yego. Yego. Iyo yabaga yagiye kuramukanya rero kwa sebukwe yabanzaga kuramutsa abagabo babo. Yamara kuramutsa abagabo babo akaramutsa abagabo babo, ubwo nukuvuga ni nabavukana n'umugabo we. Ubwo ni baramubembese. Yego. Abo ni babita abagabo babo. Yego. Ubwo nabavana. Noneho baramukazi bari bo bavukana n'umugabo we, yabageragaho nyuma akaba ari bo bamuha karibu mu mbere. Ubwo bakwimye karibu wagumaga hanze nta gusakuza. Ariko ubwo ugende kugira ngo bigende bityo byabaga ari kwa kundi bavuga bati twajwemo cyangwa se batakwiyumvisemo. Wowe hari n'igihe wageragayo bakakubenga. Kandi umuhungu we yaragushimye. Yagushimye, yakubonye hese ko washimirwaga. Washimwaga n'umuryango, ntabwo ari umusore wagushimaga. Yego, kareka. Hari nubwo bamuzanaga bagasanga yarwaye igisebe cy'umufunzo, ariko bakamwakira kuko bamugushimiye. Yego. Kera byari bikaze. Ubwo icyo gihe cyari igihe habagaho umuranga cyangwa icyo ni igihe washimirwaga n'umuryango. Yego. Kubw'iminsi yagiye itandukana wasangaga hari igihe cy'umuranga akaba n'igihe cy'umuryango. Ubwo icyo gihe umuryango nk'uko ari wo wabaga waragushimiye umugeni. Yego. Ubwo niho bituruka. Iyo wambaga umaze gushimwa rero winjijwe mu muryango. Yego. Nibwo impundu zavugaga. Bakwemeye, bakwakiriye mu mbere. Yego. Baramukazi bawe. Yego. Twagiye twaganira gacuti bakunzi ba Radio Rwanda, ariko ntabwo rero uyu mubyeyi Mukaribagiza n'urubyiruko bari kumwe baje bonyine. Ndi kumwe n'umukobwa wavuye mu majyepfo rwose, noneho epfo cyane, epfo mu karere ka Huye, Imaraba.
harya ngo witwa nde igiko? Nitwa Mungwarareba Josiane. Ndi umunyampinga, ndi umwari w'u Rwanda, izina ni Rushingabigwi. Izina ry'ubusizi witwa Rushingabigwi? Yego. Kandi rero ngo ukaba umusizi cyane bihambaye. Aha. Mbese ngo harahagazwe. Iwanyu ni mu kayi kagari hariya Maraba, nihe no mukizi cya Maraba? Ubundi ubusanzwe mvuka mu murenge wa Simbi, mu kagari ka Mugobore, mu mudugudu wa Nyamiyaga, ariko mbana na mukecuru mu murenge wa Maraba. Mukecuru subwo ni kaka cyangwa ni mama wawe umaze kugira imyaka yigiye imbere? Ubundi umwuzukuruza we. Ubana na nyogokuruza wawe? Ariko ni byiza disi. Babyeyi, icyo kintu cy'abana bakumbura kujya kwa kaka ndetse no kwa nyogokuruza bikanga, ibyo bintu mujye mubyitaho rwose, muhereza abana, dore turi mu biruhuko, abana mubohereze mu cyaro, hano bagera mu mujyi bakazungahara, bagasanga barakize babaye abazungu, babyita kuzungahara nyine, uko kwigira umuzungu kandi utari we. No kuzungahara niko Rugamba yabyise. Rugamba Sibiriyani haraho yabyise kuzungahara. Noneho rero akababwira ati nyabuna mujye mugenza nimukagenze mutyo, mujye mu abanyarwanda nkuko mujye yagira gati umuco nyarwanda nta waduhiga. Reka twumve rero Josiane uko atubwira murakore mu ngazo, atubwire uhera ushaka mu bihangano byawe. Reka mere ku gisigo nari nahimbiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kimukore ku mutima. Nyiri kotaniro manike ingamba mbizihire, nanzike inganzo twizihirwe, nterure ndirimbe rudasumbwa, nyiri umuheto udahusha mu cyico, intore mu bagabo mwirahire. Ndaje ndata uwo mubyeyi kandi ndaje muvuga imyato, kuva nyivuka naramubonye nyoboka ishuri, mumera wese mbaye ubukombe twibanira iteka, reka musangiza abandi nge turahorana. Uyu mubyeyi mbabwira ni Rutebuka ku rugamba, akaba mutigandaho rukomeye, akaba intwari mu ngenzi, akaba indatwa muri byose, ni nkomeza mihigo ndababwiye. Nasingizwe Rugamba nasagamba hari hose, we soko y'amajyambere, imihanda iwacu yarahageze, amavuriro mu gihugu yose, abakecuru baramushima, VUP ni indatwa. Nyiri kotaniro nyiri kotaniro mbabwira ntudatinya ku rugamba, haranira ubutwari muri byose, ni indatwa mu gukorera u Rwanda, ijambo avuze imvugo niyo ngiro. Paul Kagame dukunda, soko ivukamo amazi y'umugisha, u Rwanda turarugutuye, waruhaye amata n'ubuki, ruratemba amahoro n'urukundo, abarutuye barakurata. Mena nkore fura y'u Rwanda, buhanga butagira inkombe, soko ivukamo amazi y'umugisha, waduhaye amata n'ubuki, uru Rwanda turarugutuye, mena nkore gumana amata ku ruhimbi. Niko se byiringiro by'inganza marumbo, ngabire twagabiwe n'Imana gihanga, ndakwifuriza amata ku ruhimbi, gahorana amata ku ruhimbi wamfura we. Urakoze cyane, kandi rero nawe uzasaza udashonje mukobwa mwiza. Ibyo ngibyo icyo bivuze, yandi bavanga umwana no mutamika ibere, hanyuma umutamike n'u Rwanda. Umwana amenye igihugu, uko umwana umuhibere mukundisha igihugu, hanyuma wakuraza igihugu. Rwose ntabwo ariko ufite imyaka ingahe? Abakobwa bamaze gukura banga kuyivuga, ariko uracyari muto. Ufite imyaka ingahe Josiane Mungwarareba? Ngize imyaka 17. Si yose umukobwa w'imyaka 17 uza mwabonye ko nta nagapapuro ari kurebaho, yabimize bunguri rwose. Ongera utubwire, tungere ukoremo tubwire. Ngoze maso meza ngabirwa nyambi, ntaramazi bwami ziraye ziganje, ngoze bwiza bwanjye kirezi gitemba itoti, tuze ryambaye ishimwe hamwe n'inganje. None rero wirira ngo uhoze, ndabona utemba amarira ngana uruburi, tuze nk'uzuri kagenda nka nyombera, ibyo bigatuma amara akanya mu ruyago. Shawirira mwiza wanjye utuje wuje urukundo, masimba asabitse urusobe, ibisabo byuzuye amata. Wirira saro ryanjye shema nserukana mu bwana, cyangwa nka butarabukana nta kimwaro, nkajya ku rugamba nikanga amajanja. Ibitaramo nibiterana impundu zivuge wose, abasore n'inkumi bakuvugiriza imanda, agahinda gacike burundu, kurira ntibizogera ukundi, ndahiye gitare wampaye. Shawirira mwari ubwami bwo ku ngoma ya cyami musigana, rudahirwa ndaturwa abahiza abahigi bakiye umuhigo. Wirira mwari